Wigeze wibaza impamvu hari abasore bakatirwa mu ruhame batabuze amafaranga cyangwa igihagararo? None ni kuki hari abasore badafite ibyo byose nyamara bigarura imitima y'abakobwa mu gihe gito? Ntabwo ari imiti bakoresha, si igitugu. Ni abahanga mu mitekerereze y'abantu b'igitsina gore n'abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu. Baba babikora babizi cyangwa se batabizi, abenshi bakoresha amayeri 10 tugiye kubona muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro tugiye kureba inama 10 wakurikiza mu kwigarura umukobwa muhuye bwa mbere kumvura mwishimiye hashingiye kuri psychology. Nuza gusanga uri kubuza natwe cyangwa se unyuranya natwe, unyura hasi muri comment ugira icyo uvuga. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi by Gaz. Iyi nama ya mbere, kwigana ugukunda. Hashingiwe ku nyigo yakozwe mu mwaka w'1999, abantu benshi mu buryo tutazi dukurwa n'abantu bisanisha n'imyitwarire yacu. Niyo mpamvu kuba inshuti n'umwana bisaba kutabaseriye, ukemera ugatoba icyondo nkawe, ukarya ibitaka rimwe na rimwe ukigaragura nkawe. Iyi fenomeno yo kwigana imyitwarire y'umuntu yitwa the chameleon effect mu ndimi z'amahanga. Iyo ushaka ko umuntu agukunda ukora nk'ibyo akora. Iyo asetse uraseka, yababara ukababara. Iyo wisanishije nawe atangira kwiyumvamo ibyiyumviro byo guhuza nawe, aribwo urukundo rugenda ruza gake gake. Atangira kumva ko hari umukikiye, umuha agaciro kandi umwitayeho. Aha ni atangira kumva yajya ahoraho uri. Gusa aha naho ugomba kwitonda. Umuhanzi Passenger newe wigeze kuvuga ati the love comes slow and it goes so fast. Ugomba kwibuka ko nubwo urukundo ruza gake rugenda vuba. Ikosa rito wakora rishobora gusenya urukundo wubatse imyaka myinshi mu munota umwe gusa. Mugira ukwisanisha n'imyitwarire ye, wirengera ngabone ko kumwigana ari ibintu wishakamo kubera ko yazatangira kubangamirwa nuko umwigana. Inama ya kabiri, the power of posture. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko uburyo wicaramo n'uburyo uhagararamo bigira uruhare rukomeye cyane mu kwigarurira umutima w'umuntu w'igitsina gore ku bagabo. Nk'urugero, guhagarara wipfumbase cyangwa amaboko yawe yegereye igihimba cyawe cy'imbere bikugaragaza nk'umuntu muto utigirira icyizere. Ibi bituma abantu benshi bagusuzugura, nibashishikarire kukugira inshuti. Impinduka nto wakora zishobora guhita zihindura uko abantu bakubona n'uburyo bakwiyumvamo. Dore uko bikorwa: koresha umwanya munini. Iyo uhagaze wemye, amaguru atandukanye n'amaboko atandukanye n'igihimba, bituma ugaragara nk'umusore ushinguye kandi wigirira icyizere. Mu gihe wicaye, sa nk'urekuranya amaguru kandi wegame inyuma ahari amaboko yawe. Ibi nabyo ubikoze ugaragara nk'umuntu wisanzuye kandi wigirira icyizere. Iki gihe umukobwa ukubonye aterwa ishema no kumenyana nawe, kubera ko nubwo waba utari umukire, muri ako kanya akubonamo ubushobozi bwo gufata imyanzuro yatunga umuryango. Niba mbeshye cyangwa se mvugishije ukuri, tubwire uko ubyumva muri komenti. Inama ya gatatu, jya uvuga izina rye kenshi. Niba hari ijwi twumva vuba, ni ijwi rivuga amazina yacu. Amazina yacu ni amagambo asobanuye abo turi bo. Bityo rero, uko ugenda uvuga izina rye kenshi mu kiganiro mugirana, ijwi ryawe rirushaho kumucengera mu ntekerezo, ishusho yawe nayo ikamuhora ku mutima no muri cya gihe udahari. Inama ya kane, amagambo yihariye. Niba ushaka kwigarura umutima w'umukobwa ukunda, gerageza kumubwira amagambo yihariye atigeze yumva ahandi. Ibi nibyo bita imitoma. Mu gihe umubwira amagambo, ukwiriye gukoresha amagambo yihariye atari ya magambo yabaye kimenya bose, kubera ko ushobora gusanga uri kumusubiramo ibyo yabwiwe n'abandi, cyane ko hari ubwo wasanga atari ubwa mbere agiye kujya mu rukundo. Nubwo abakobwa benshi bakunda umuntu ugaragara nk'ujijutse, ntibakunda umuntu ukomeza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu ugomba kwibanda ku magambo yiganjemo urwenya n'andi atuma bumva ko uri isoko y'ibyishimo n'amahoro kuri bo. Kuri ingingo, ukwiriye kujya unamubitsa utubanga twa hato na hato, kubera ko bituma yumva ko umwizeye, umubano hagati yanyu ugakomera. Niba ubyibuka neza, icyizere ni kimwe mu nkingi ya mwamba urukundo rugenderaho. Inama ya gatanu, huza amaso nawe by'igihe kirekire. Niba ushaka ko umukobwa kwiyumvamo, mwitegereze muhuje amaso, usa nk'utindaho gato kumukuraho amaso, umere nk'uri kumureba mu mutima. Ubundi mu kanya nk'ako guhumbya, uhita umukuraho amaso wikomereza ikiganiro nk'aho nta cyabaye. Nukora ibi, azagira amatsiko y'impamvu wari uri kumwitegereza. Naba ari umukobwa ushabutse, azakubaza ati bite kundeba gutyo, hari icyo ushaka kumbwira kitakoroheye?
n'ibindi bibazo bishobora kuzatuma umubwira icyo wiyumvamo cyose. Inama ya 6, muha umwanya nawe avuge. Abantu benshi dukunda kwiharira ijambo tukivugaho kenshi. Ibi ni ibigaragazwa na psychology. Bityo rero dukunda abadutega amatwi igihe tuvuga, tugaragaza ibitekerezo byacu, amarangamutima yacu n'ibyumviro byacu. Mu gihe uri kumwe n'umukobwa ukunda, muha akanya nawe agira icyo akubwira, umutega amatwi kandi umubaze n'ibibazo bimwereka ko ibyo yakubwira byose bigufasheho. Niba arabibonye umuntu uhora yivugaho kenshi, abantu baramurambirwa. Iyo batamwise imvugavuzi bamwita umwiyemezi. Niba ajya kuganira n'umuntu ukunda, ukiharira ijambo ngo akunde akubone nk'umuntu uganira kandi utabura icyo avuga, menya ko hari ubwo wasanga gufata nk'imvugavuzi. Aha niho uzamusaba ko muhura, agashaka impamvu zituma mudahura kubera ko yarambiwe ibiganiro bikwerekeyeho, abona ari nko guta umwanya. Reka nawe agaragaza amarangamutima ye, bizatuma kubonamo icyizere cy'uko uri umuntu yabwira ibye nta mususu. Inama ya 7, jya uhora unezerewe. Abantu bahorana umuneza banezerewe kandi bakarebera ibintu byinshi mu buryo bwiza, ntabwo bakundwa n'abantu gusa, ahubwo banasakaza umunezero mu bantu babagaragiye. Ntabwo wajya kwaka serivisi umuntu uhorana umunabi kandi ubizi neza ko hari utangana umunezero serivisi isa n'iy'uwa mbere. Abantu bahorana umunezero bakundwa n'abantu benshi, bigatuma buri wese ashishikazwa no kubagira inshuti. Niba hari ukundi ushaka kwigarura umutima we, gerageza guhorana umunezero, kuko bizajya bimukurura guhorana n'umuntu unezerewe nkawe. Uku guhorana umunezero no kuwukwirakwiza mu bandi nibyo bita contagious positivity. Inama ya 8, kumukoraho mu buryo buri kamere. Hari igihe umuntu muba mwarabaye inshuti nyamara ataraguha uburenganzira ubwo ari bwo bwose bwo kumukoraho, usibye igihe musuzanya kandi nabwo akaguha umukono. Nyamara wowe wifuza ko basi bwa rimwe yazaguhobera bitewe n'uburyo umwiyumvamo. Wibaza uko wabigenza? Musaba igihe, ubundi umutegurira imirimo iri butume yisanga yakwemereye ko umukoraho. Ushobora kumwigisha igare niba atayizi, kugendera kuri skate, cyangwa ukamwigisha koga muri pisine. Iki gihe azajya gusaba kumufata ngo atagwa cyangwa ngo atarohama. Nubigenza gutyo muzaba mugiranye physical contact kandi anagushimire kuba wamuhaye umwanya wawe, ukanamwungura ubumenyi ngiro bushya. Ubu buryo bwo gukora ku muntu binyuze mu kumwigisha cyangwa se mu kumufasha nibyo bita natural touches. Niba uri umukobwa, ushobora kuba wibuka umusore wigeze kuwukora mu musatsi bisa nkaho ari kuwukuramo utuntu twakwandurije umusatsi. Niba ubyibuka, menya ko hari ubwo yabikoraga ari ukugira ngo gusa hagukoreho, nta cyabaga cyawanduje kandi waramushimiraga. Inama ya 9, iburisheho. Ushobora kuba warumvise ko kuboneka cyane igihe cyose umuntu ukunda gushakiye bizatuma ubucuti bwanyu burushaho gukura, akakwiyumvamo birenze. Niba ari uko warubizi, menya ko ahubwo ibyo bishobora gutuma akurambirwa vuba, ari bwo umubano wanyu utangira kuzamo agatotsi, hagasigara hibukwa ko kwari guhararana. Gerageza ugabanye inshuro mwahuraga, rimwe na rimwe wigire nk'uri busy kugira ngo nawe agaragaze gushyiramo imbaraga mu gihe ashaka ko muhura. Numara gukora ibi, uzatangira gusobanukirwa impamvu abasore batirukanka mu bakobwa, abakobwa benshi babakunda. The more you become available, the more you become worthless. Uko uboneka igihe cyose umuntu agushakiye niko birushaho kugabanyiriza agaciro mu maso y'abantu bakubona. Gusa witonde, niba wiburisha ujye ubikora mu kinyabupfura kandi mu buryo atayibona nko kumusuzugura cyangwa kumuhararuka. Wirinde kurambirana. Niba mwarahuraga nka 7 mu cyumweru, shaka uburyo muzajya muhura nka 4 cyangwa se 5 mu cyumweru, nawe yagukumbuye. Inama ya 10, wivuga urukundo rugaragaze. Abasore benshi bakunda kubwira abakobwa bakunda uburyo babiyumvamo, byaba mu biganiro bagira n'imbona nkubone kuri telefone mu nyandiko, nyamara bakunda bakitegereza ibikorwa byabo bagasanga bidahura. Abakobwa ntabwo ari injiji, burya baba bazi ababakunda urwirari, urw'agahararo n'ababakunda urwanyarwo. Witekereza ko abakobwa bose bakurwa n'amafaranga. Ubaha umukobwa ukunda binyuze mu kubaha imipaka y'amahame ye, muha umwanya, niba ngombwa umutembereze, mukundira umuryango, inshuti ze, ubundi urebe ko atagukunda. Nubwo tubonye inama 10 umusore yakurikiza hashingiwe kuri psychology, ntibivuze ko arizo nama zonyine zihari. Ikirenze ku kuba wagiriye imyitwarire mu kwigarura umutima w'ukunda, byanagufasha kuba umuntu mwiza muri societe tuyemo.
nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.